hitwa Maranyundo. Maranyundo ni muri Bugesera, ni ahantu heza hafi ya Kigali kuko ni iminota 40 gusa uva ku Gisimenti. Ukuvuga uramutse uva nka Sonatube wakuraho iminota nk'icumi rwose. Ni ahantu hafi kandi hafi ya Kigali. Bugesera turabizi twese ko ari ahantu hari gutera imbere, abantu benshi cyane barahatuye. Si n'ibyo gusa, hari ibikorwa by'iterambere bya leta n'ikibuga cy'indege cya Bugesera kizana abashoramari, gituma aha hantu haba ideale kandi habona iterambere ryiyongeraho. Ariko kandi si n'ibyo gusa, ni ahantu hafi ku buryo ushobora kuhatura ugakorera i Kigali nta nkomyi. N'ikirenzeho kandi buri imiterere ya Bugesera yiganjemo ibiyaga byinshi bizengurutse ahantu henshi hatandukanye, ku buryo igihe ukeneye kuruhuka uri mu minota nka 20 gusa kugira ngo ugere ku kiyaga, kuko hari byinshi, hari Cyohoha, hari Mugesera, hari Miravi, hari ibiyaga byinshi cyane. So ni ahantu heza rero nakwifuriza ko watura. Ariko kandi si n'ibyo gusa kuko ntabwo hahenze rwose. Tukaba tugeze hano Nyamata aho bita Maranyundo, kugira ngo urebe ukuntu ahantu atari kure. Niba uzi ahantu akarere ka Bugesera kari, nta n'iminota 5 ihari, kuko ari hejuru niho hari za antene za meteo neza turi munsi yazo. Aho tuje kureba rero iyi midugudu ya Maranyundo Estate. Ahari kubakwa inzu zigera kuri 30 ziri muri faze ya mbere ya Maranyundo Estate. No kuvuga kuzamuka buri murongo ufite inzu zigera kuri 10. Ni inzu zubatse mu buryo bugezweho, inzu nziza, buri imwe ifite ibyumba 4, toilette 3, ikibanza cya metero kare 300, ariko kandi ziri mu mudugudu mwiza ahantu hano hafi. Ikiza cyo gutura mu midugudu nuko uba ufite abantu batandukanye b'ingeri zose, ariko akenshi b'abasirimu uturana nabo. Iyi nzu iteye itya irangiye, ariko itameze gutya aka kanya, imeze ko baracyari kuzubaka. Wayigurira kuri $65,000 z'amafaranga y'u Rwanda. N'amafaranga atari menshi cyane, ariko kandi ukabona icumbi ryawe ryiza rigezweho n'iminota 40 gusa uvuye i Kigali ahantu hafi. Reka mbere kuko iteye. Kugera hano tubona ko iyi nzu ifite imbuga ihagije, kuko kuri uruhande hajya parikingi y'imodoka zirenga 2 bitewe n'uburyo wazipanze, ndetse no kuri uruhande rwo hirya tukabona ko tuhafite umwanya munini wajyamo jardin, wajyamo ubusitani bw'imbere y'inzu yawe. Ni ahantu hanini, ufite imbuga rwose nini ihagije, ndetse kandi ku mpande zombi hakaba inzira zijya mu gikari. Reka njye kubereka nubwo batararangiza kubaka ese igikari cyo kimeze gute. Igikari cy'iyi nzu nacyo ngira ngo murabibona ko rwose ni kinini, gifite umwanya uhagije n'ibyobo byinshi byo kujyamo amazi n'imyanda yo mu nzu. Ariko kandi murabibona ko kuva hano rwose kugera hirya harimo umwanya munini, ku buryo niyo washyiraho annex hano wasigarana umwanya munini uhagije wo kuvuga ngo abana barakiniramo cyangwa se uturimo two mu rugo turahakorerwa. Igikari kingana gutya si kenshi tubibona, kuko akenshi inzu ziba zegeranye, ariko iyi ngiyi murabona ko ifite akantu kari special k'umwanya yaba imbere ndetse n'inyuma. Katugera imbere turebe noneho ese iyi nzu imeze gute. Imiterere rusange y'iyi nzu ngira ngo murabibona ko ifite wall master, amabara makeya, n'inzu ya cadastre, kandi mbibutsa ko ifite ibyumba 4 na toilette 3. Ubunini bwayo ifite metero 11 n'ibice 6 kujya inyuma na 12 n'ibice 6 hano imbere. Urumva ko ni inzu yisanzuyemo gato. Katurebe salon kemeze. Kwinjira muri salon n'uyu mwanya, ngira ngo kubera ko iki construction site wagira ngo hano habereyemo inama y'abakozi, niyo mpamvu hateguye gutya. Ariko iyi ni salon nini, kuko ni salon ifite metero 4 kuri 2 kuri metero 4 n'igice. Ni salon ihagije, ariko kandi ifite plafond ya langete. Amakaro arimo ni amakaro meza afite amabara makeya, ndetse ku ruhande gato akaba ariho dusanga umwanya wo kuriramo. Nawo ni umwanya munini, kuko ufite metero 4 n'ibice 2 kuri metero 3. Urumva ko umwanya uhagije, ameza waterekamo yaba yicaye imyanya 8 cyangwa 6 yose yakwiramo. Ndetse ku ruhande tukagira aka kantu kameze nk'akadirishya gafunguka mu mwanya w'igikoni.
igikoni nacyo ntabwo ari gitoya. Uyu mwanya wose kuva hano kugera imbere urumva bawuhariye salon salle à manger n'igikoni, so metero 11 n'ibice bitandatu nizo zifashe uwo mwanya wose hamwe. Ariko kandi igikoni aha niho kizaba giteretse ndetse gifite n'agastoke gatoya hano ku ruhande ushobora gushyiramo ibindi bintu byose ukenerwa. Turabizi ko stoke zijya zikenerwa mu rugo rwose. Icyumba cya mbere gifite metero 3 kuri 3, ntabwo ari kinini cyane ariko kirahagije. Nuko giteye, idirishya, umwanya wo guhumekeramo, ariko kandi plafo iri hejuru. Ni icyumba kiri pratique. Kuri ruhande naho ari ikindi cyumba naho kingana n'icyo tubonye mu kanya, metero 3 kuri 3, bigasangira uyu mwanya wa douche na toilette. Ntabwo urashyiramo ibikoresho ariko nshobora kubibona ko hano bazajya toilette, hayakaje umwanya wo kogeramo, ndetse hano bakajya lavabo. Ni douche muri rusange ijya kubaho nini kuko irasa nk'ifite nka metero 180 kuri 180. Urumva ko ari umwanya uhagije wo kwikoreraho amasuku. Uruhande rw'iburyo naho tuhasanga ibindi byumba bibiri birimo na chambre principale. Icya mbere ni iki ngiki kijya kubaho kinini kuri metero 3 kuri 3 n'igice, ariko kandi kiri self contained, uruvuga gifite douche mu cyumba, ariyo ngiyi ijya kubaho nini kuko ifite metero zirenga 2 mu gutambika kuri 1 n'igice. Ni douche ihagije y'iki cyumba. Dusigaranye chambre principale katurebe uko iteye. Uyu mwanya rero akaba ari wo wa chambre principale. Ni icyumba kinini gifite metero 4 kuri 4, kirahagije mu byo ukenera buri munsi. Ariko kandi urabona ko gifite idirishya rireba kuri jardin ku ruhande rw'imbere, ndetse kiri self contained. Aho gifite nacyo douche nini ifite metero zigera kuri 2 kuri 1 n'igice. Urumva ko wari umwanya munini wa douche. Ariko kandi mbwira, aya makaro urabona ameze ate? Mbwira muri comments urabona zimeze gute? Ariko kandi unambwire, ese watura Maranyundo, watura Nyamata, ukorera i Kigali? Genda cyeka ntacyo bitwaje. Inzu rero akaba ari ukuziteye hano muri Maranyundo Estate. Ni inzu dufite 10 gusa zisigaye ku isoko, kuko mu nzu 20 zamaze kugurwa, dusigaranye n'izi 10. Imwe muri izo 10 igashobora kuba yawe. Ni inzu zubatse ku kibanza cya metero kare 300, ukaba ufite ibyumba 4, toilette 3. Ni minota 40 gusa uvuye i Kigali kuri Convention Center. Urumva ko atari kure cyane. Ushobora gukorera hano, ufite imodoka ushobora gukorera rwose i Kigali ugataha hano nta kibazo. Ariko kandi Nyamata ngira ngo turizi kuri gukura, na ahantu hafi uva hano ujyaho ikibuga cy'indege kiri si kure cyane. Ariko kandi ukaba wakwigurira inzu imeze gutya irangiye, ariko kuko handi ko bibereka itararangira, nizirangira nzabereka kuko iziteye. Iyo zarangiye ukaba wazigurira kuri $65,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyishaka wamamagara kuri 0788 44 18 44. Iyo niyo nimero yacu, cyangwa se ukadusura muri Quick Homes Rwanda ukaba wakwihitiramo imwe muri izi nzu zose zigera ku 10 ikaba yawe. Duhamagara uyu munsi rero, kandi rwose mbashimira cyane ko mwabanye natwe. Naho ubutaha.